Nongeye kugusuhuza no kuguha ikaze wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bya CYUBUGINGO TV. Njyewe turi kumwe nitwa Ishimwe Emmanuel. Reka rero niba uri mushyashya hano kuri CYUBUGINGO TV ngusabe gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo tuze tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye tubagezaho buri munsi mu minsi itandukanye. Ndetse rero wowe umaze gukora subscribe reka ngushimire, nawe turayikora reka ngushimire ari kudukurikiranya hano kuri CYUBUGINGO TV. Rero uyu munsi wa none tubazaniye amakuru kugira ngo mumenye uko muzajya mwitwara, mumenye uko mwitwararika. Ubundi Yesu yabwiye abigishwa aravuga ngo mu minsi ya nyuma hazabaho ibihe birushya, aho abantu bazabirarira bakunda n'impiya n'amagambo menshi. Rero uyu munsi wa none amakuru atuzanye hano ni aya ngaya, ni amakuru y'umugabo witwa bucyanayandi Emmanuel. Uyu mugabo akaba yaje kuba yatabwa muri yombi na RIB yaje guta muri yombi uyu mugabo nyuma y'uko akurikiranyweho ibyaha by'ubuhanuzi butari bwo gucucura no kwambura abantu imitungo yabo, bwo kubashuka yuko bakwiriye gutanga imitungo yabo bagakubirwa inshuro 5, abandi bagakira urupfu, bagakira ibyago, abandi bakabona abagabo. Ibi rero bikaba byaje kuba byarikoroza hano kuri social media, hano kuri YouTube ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bavuga bati ibintu ntibikwiye. RIB yo ikaba yavuze ko itazabyihanganira habe na gatoya. Dore rero RIB uko yaje kuba yabitangaza, nubwo hari ibinyamakuru byinshi byagiye bitangaza birimo nk'igihe, za BNB Kigali, izi zose zikaba zagiye zibitangaza, za The Choice Live ndetse n'izindi mbuga nyinshi zigikora hano kuri social media. Rero RIB icyo yaje kuba yabivugaho mu itangazo rero ryasohowe na RIB ku rubuga rwayo rwa X, yagize iti ku bufatanye na Rwanda Police, RIB yafashe bucyanayandi Emmanuel Wiyita umuvugabutumwa wagaragaye ku mbuga nkoranyambaga atera abantu ubwoba yitwaje ubuhanuzi, akabasaba gutanga amafaranga kugira ngo batagira ibyago by'urupfu, indwara cyangwa ngo bakubirwe inshuro 5 ibyo batanze nk'ituro. Rero uyu bucyanayandi Emmanuel afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera mu gihe dosiye irimo gutunganywa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. RIB na polisi barasaba abaturarwanda kudaha agaciro inyigisho nka ziriya zibizeza ibitangaza, kuko zigamije kubamaraho imitungo yabo ndetse no kubayobya, ahubwo bakita ku murimo bakarushaho kwiteza imbere. RIB na polisi barihanangiriza abantu bose bihisha mu buhanuzi bagamije kwiba ndetse no kuriganya abantu ko batazihanganirwa. Hari ibyo bagukoreye, abanzi bafashe roho yawe, bafata umugisha wawe, baragenda bakuzingazingira mu ibuye rivanzemo n'ubwoya bw'intama ndetse n'ubw'ihene, bashyiraho agahu k'intare, babimanurira muri Tanganyika. Shaka ngo uwo mugiye gukundana kubera umuyaga urimo gukubita aho ngaho, batongere ko umuyaga uko uzajya ukubita, ariko ibya bizajya bigenda bihubangana. Niyo mpamvu ugiye kubona kugeza ku kintu ugiye gukora ubukwe bigahubangana. Zana miliyoni 5, uri umucuruzi, ndi kukubona ufite amafaranga menshi, zana miliyoni 5 mu nzu y'Imana kugira ngo iki gikorwa cy'urusengero kigende neza. Noneho Imana nayo igukureho ibyo bibazo, ifata iryo buye riri muri Tanganyika, irikure irizamure kandi rishwagaguze mu izina rya Yesu. Wa mukobwa we, hari ibyo ndimo kukubonaho inzingo cyane zikomeye zituma umaze igihe kinini udashaka. Ntago nkuzi, nibo bwa mbere ubonanye nanjye. Ufite amafaranga menshi ariko ntacyo kumariye, ndetse uhorana amarira. Ujya wifuza ngo ninde musore nabona ngo muha amafaranga
andongore antware, washatse niwo watugira amafaranga uramubura. Imana irambwiye ngo uyu munsi nugira icyo ukora ugafata ku butunzi bwawe ukabuzana mu nzu y'Imana, uyu munsi nyuma y'iminsi 5 uraba ubonye umugabo kandi ufite gahunda, mu kwezi kumwe muzaba mukoze ubukwe. Mukomere Imana amashyi, mukomere Imana amashyi. Ndimo kubona Imana irimo kugenda ikora ibitangaza. Mu kanya nitumara gusoza muze kunsanga mu biro bya mushumba, bundi mbasengere kugira ngo iyo migisha ibagereho. Imana irambwiye ngo icyo ufite mu kiganza kora mu mufuka, icyo uzamuye bwa mbere icyo ufite, wazamura kontake, wazamura ifunguzo z'inzu, icyo ufite cyose mu kiganza cyawe, icyo uri bukozemo ikiganza gusa mu kiganza ukora mu mufuka, icyo uzamura cyose ukizane hano imbere y'Imana. Ngiye kubasengera kugira ngo ibyo mutanze Imana irahita ibakubira inshuro 5 mu cyumweru kimwe. Imana irabibakubira inshuro 5. Utanga imodoka imwe, niba ufite kontake ugatanga imodoka imwe, Imana irakuba imodoka 5 mu cyumweru kimwe. Urabonye imodoka 5. N'ubutanze inzu ugatanga imfunguzo z'inzu mu cyumweru kimwe, Imana irabikubye inshuro 5. Niba utanze amafaranga ayo ufite abe miliyoni, ziraba miliyoni 5 mu cyumweru kimwe. Zana ikibo, shyira hari ikibo, icyo mugiye gushyira mu kibo hano, icyo ugiye gushyira mu kibo, Imana igiye gukuba, igiye kugukuba inshuro 5 mu cyumweru kimwe. Rero nanjye ubu icyo nabyongeraho, abantu baba bashaka gutuburira abantu cyangwa se kubacucura utwabo, ubundi Yesu we icyo abivugaho nuko avuga ngo mwaherewe ubuntu namwe mutangira ubundi. Rero sinzi impamvu aba bantu baca ibiguzi bimeze gutya, ndetse sinzi n'ikintu bishingikirijeho. Ahubwo abantu ntabwo bafite amaso ari kureba muri ino minsi, gusa nyine mwitondera aba bantu. Hari n'abandi njya mbona hano kuri social media abo bita ba Papa King, gusa ribu yo iraje yite ku bantu nk'aba ngaba bagenda bavuga ibintu bimeze gutya batera ubwoba abantu. Rero amakuru yacu nakagaruka uno munsi wa none. Ndagusaba gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze kwagura urubuga rwa Cyubugingo TV, isheni ya Cyubugingo TV. Ndabasaba kudushyigikira rero kuri TikTok twitwa Cyubugingo TV, Krex ni Cyubugingo TV, ndetse n'izindi mbuga zigiye zitandukanye kugira ngo tubashe kwagura uyu murimo ndetse no kuwukora.